Welcome to Siri Update News TV. Siri Studio Documentary Production YouTube channel. Muraho neza abakunzi ba Siri Update News TV, twishimiye kongera kubakira kuri iyi channel yanyu mukunda cyane bagezaho amakuru, inyigisho n'ubumenyi bufasha mu buzima bwa buri munsi. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano, turakwakira neza cyane. Ntibibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe, unakande kunzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere wakira ibiganiro bishya byose tubagezaho. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku gihingwa abantu benshi cyane bazi kandi bakoresha buri munsi, ariko bake cyane bazi ububasha n'akamaro kacyo mu buzima bw'umuntu. Icyo gihingwa ni igitunguru. Abantu benshi cyane bamenyereye ko igitunguru ari ikirungo gishyirwa mu biryo kugira ngo birusheho kuryoha no kugira impumuro nziza. Nibyo koko, ariko ibyo ni agace gato cyane k'akamaro kacyo. Nyamara igitunguru ni kimwe mu bihingwa bifite intungamubiri nyinshi cyane kandi gifite ubushobozi bwo gufasha umubiri mu kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye. Hari ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko igitunguru kirimo intungamubiri n'ibinyabutabire karemano bifasha umubiri, birimo vitamine, imyunyungugu ndetse n'ibindi bintu bikomeye birinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Niyo mpamvu kuva kera mu bihugu byinshi cyane cyakoreshejwe nk'igice cy'ubuvuzi gakondo ndetse no mu mirire iboneye. Mbere yo kwinjira mu ngingo nyamukuru, reka tubanze tumenye ko hari amoko atandukanye y'ibitunguru kandi buri bwoko bugira umwihariko wabwo. Amwe mu moko akunze kuboneka harimo igitunguru cy'umweru, ari nacyo igitunguru cy'umutuku ari nacyo tugiye kwibandaho cyane muri iki kiganiro kubera ko akamaro kacyo gakomeye cyane ku buzima. Igitunguru cy'umweru gikunze kugira uburyohe bworoheje kandi gikoreshwa cyane mu guteka no gukora isosi. Hari kandi n'igitunguru cy'umuhondo aricyo kiri ku nimero ya gatatu, ari nacyo gikunze gukoreshwa cyane cyane mu guteka kubera uburyohe bwacyo bwihariye. Hakaza noneho igitunguru kibisi cyo twitwa green onion cyangwa spring onion, gikunze kuribwa ari kibisi cyangwa kigakoreshwa nka salade cyangwa kigashyirwa ku mafunguro atandukanye. Nubwo ayo moko yose afite akamaro, uyu munsi tugiye kwibanda cyane cyane ku gitunguru cy'umutuku kuko ari cyo abantu benshi bavuga ko gifite intungamubiri nyinshi cyane ndetse kikaba gifasha umubiri mu buryo bwinshi iyo gikoreshejwe neza. Ahangaha kandi twabura kubibutsa ko hari n'ikindi tujya twita tungurusumu. Ibi nabyo bikaba biri mu bwoko bw'ibitunguru, ariko nacyo kikaba kibanda cyane cyane mu kuvura ndetse iyi tungurusumu bayikoresha kandi barimo barashaka kwivura cyane cyane indwara nk'izo mu nda, izo mu muhogo cyangwa se abandi bayivanga n'ibindi birungo bashyira mu mboga bita isombe. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe impamvu igitunguru cy'umutuku gifatwa nk'igihingwa cy'ingirakamaro cyane, intungamubiri ziba zikirimo, uburyo gishobora gufasha umubiri kwirinda no kugabanya ibyago by'indwara zitandukanye. Imikoreshereze yacyo mu buzima bwa buri munsi nibyo abantu benshi batigeze bamenya ku gitunguru, n'impamvu wagombye kugihora hafi mu rugo rwawe cyangwa se wagombye kuba ugifite mu rugo rwawe buri munsi. Niba nawe ushaka kumenya impamvu abantu benshi batangiye guha agaciro igihingwa cy'igitunguru kurusha ibindi byose mu minsi yose yahise, humura ntugende kure. Ibyo ugiye kumenya bishobora guhindura uburyo wari usanzwe urebamo iki gihingwa gisanzwe kiboneka ku isoko mu buryo burambuye. Komeza ukurikire iki kiganiro kugeza ku musozo kuko hari amakuru menshi ashobora kukugirira akamaro ndetse ukanayasangiza inshuti zawe n'abavandimwe. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi byubaka ubuzima, kora share kugira ngo n'abandi babyungukiremo, kandi like niba ari ikiganiro kuri iki kiganiro kigushimishije, kandi na subscribe kuri iyi Siri Update News TV kugira ngo tutazongera guhurira kure. Ni mucyo rero dutangire tumenye byimbitse ibanga rikomeye ryishe muri iki gitunguru cy'umutuku n'akamaro kacyo gakomeye ku buzima bwa muntu. Twarimo tubabwiramo ku ibitunguru mbere yuko twinjira mu ngingo nyamukuru y'iki kiganiro. Ni byiza kubanza kumenya ko igitunguru kitari ubwoko bumwe gusa. Ku isi hose hari amoko menshi cyane y'ibitunguru, ariko amwe muri aya akunze guhingwa, gukoreshwa cyane no mu guteka mu mirire ya buri munsi. Igitunguru cy'umweru cyo bita white onion, iki ni kimwe mu gitunguru kizwi cyane, kigira ibara ry'umweru imbere no hanze, kikaba gifite uburyohe bworoheje ugereranyije n'ubundi bwoko. Gikunze gukoreshwa cyane mu guteka amasosi, ibiryo bitetse ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye. Kubera uburyohe bwacyo butoroheje, hari n'abagikoresha muri salade cyangwa bakakirya kidatetse bitewe n'uburyo amafunguro ateguwe. Ibi ngibi twabihuza no mu buzima busanzwe. Iyo umuntu amaze guteka ifiriti cyangwa y'ikirayi cyangwa y'igitoki,
akagikatakata neza neza, akakirenzaho kigira intungamubiri nyinshi cyane kuri ibyo biryo. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga igitunguru cy'umuhondo cyangwa icyo twita yellow onion. Iki ni cyo gikunze kuboneka cyane cyane mu masoko menshi ku isi. Kigira ibara ry'umuhondo kandi cyangwa umukara woroheje ku gishishwa cyacyo, ariko imbere kikaba cyera. Igitunguru cy'umuhondo kizwiho kuba gifite uburyohe bwiza cyane iyo gitetse, kuko isukari karemano ikirimo ituma kirushaho kuryoha. Nicyo abateka benshi bakoresha mu gutegura amafunguro atandukanye arimo inyama, imboga ndetse n'amasosi. Ku mwanya wa gatatu turasanga igitunguru kibisi cyangwa icyo twita spring onion cyangwa se green onion. Ubu bwoko butandukanye n'ubundi kuko bukoreshwa bugifite amababi yabwo mabisi. Amababi yacyo n'uruti rwera byo hasi byose biraribwa. Gikunze gukoreshwa muri salade, ku mafunguro y'amagi, amafi, inyama ndetse no ku biryo byo mu bwoko bwa fast food. Kubera uburyohe bwacyo bworoheje, hari n'abagikoresha nk'umutako w'ibiryo. Ku mwanya wa kane turasanga icyo bita shallot cyangwa se igitunguru gitoya. Hari ubundi bwoko bwitwa shallot, bukaba igitunguru gito gifite uburyohe bworoheje kandi buringaniye hagati y'igitunguru gisanzwe na tungurusumu. Abatetsi b'abahanga bagikunda cyane kuko gituma amasosi y'ibiryo birushaho kugira uburyohe bwihariye kandi kidafite ubukana bwinshi. Ku mwanya wa gatanu turahagira icyo twita leek. Hari kandi ubwoko bwitwa leek bugira uruti rurerure n'amababi manini y'icyatsi, nubwo abantu benshi cyane batabumenyereye, nabwo buri mu muryango w'ibitunguru. Leek ikoreshwa cyane cyane mu gukoresha amasosi, guteka imboga no mu mafunguro atandukanye, cyane cyane mu bihugu byo mu mugabane w'Uburayi. Nk'uko mubibonye rero, amoko y'ibitunguru ni menshi cyane kandi buri bwoko bugira umwihariko wabwo mu guteka no mu mirire. Ariko hari ubwoko bumwe buruta ubundi buvugwaho cyane iyo bigeze ku ntungamubiri n'akamaro kabwo ku buzima. Ubu bwoko abantu benshi cyane bakomeje gukoraho ubushakashatsi, abandi bakabukoresha mu buryo butandukanye kubera ibyo bavuga ko bubasha. Ubu bwoko ni igitunguru cy'umutuku. Mu gice gikurikira tugiye kugisesengura mu buryo burambuye, turarebera hamwe impamvu abantu benshi cyane bagiha agaciro, intungamubiri nyinshi zikirimo, ibyo ubushakashatsi bwa siyansi buvuga ku kamaro kacyo, n'uburyo gishobora gufasha mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero tugakomeza tukubwira ngo ntukave kuri Siri Update News. Niho hantu honyine hagoreza amakuru yizewe, atariho ivumbi kandi ashobora kukugira umumaro mu buzima bwawe bw'ahazaza, kuko ibyo ugiye kumenyera hano bishobora kuguhindurira imyumvire wari usanganywe ufite ku gitunguru. Igitunguru cy'umutuku, kuki abashakashatsi benshi bagihaye agaciro? Ese ubundi we wabyibaza ko ari ukubera iki? Mu myaka ishize cyane, abantu benshi bakoreshaga igitunguru cy'umutuku nk'ikirungo cyo gutegura amafunguro, ariko ubushakashatsi bwa siyansi bugenda butera imbere cyane, niko abahanga bagenda bavumbura ko iki gihingwa kirimo intungamubiri n'ibinyabutabire karemano bifite umubiri n'akamaro gakomeye cyane. Si ibyo gusa, no mu buvuzi gakondo bwo mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi, igitunguru cy'umutuku cyakoreshejwe imyaka magana nk'igihingwa gifashwa mu kwita ku buzima bw'abantu. Nubwo bimwe mu buvuzi gakondo buvuga ko bitaremezwa byose, siyansi, hari byinshi ubushakashatsi bwamaze gushyigikira. Ubundi ni iki gituma iki gitunguru cy'umutuku kiba cyihariye? Abahanga bavuga ko igitunguru cy'umutuku kirimo intungamubiri nyinshi cyane, harimo vitamine C, harimo vitamine B, aricyo twita folate, potassium, fiber, antioxidant nyinshi cyane, flavonoids na quercetin, antonyms, ari nazo zituma kigira ibara ry'umutuku cyangwa umutuku wijimye. Ibi byose rero bifasha umubiri mu kurwanya iyangirika ry'uturemangingo, icyo twita oxidative stress, kimwe mu bintu bifitanye isano no gusaza ndetse n'indwara zimwe na zimwe zidakwirakwira. Quercetin mu bintu byose biri mu gitunguru cy'umutuku. Quercetin ni kimwe mu byizewe n'abahanga, ni antioxidant ikomeye ifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Ubushakashatsi bwerekana ko ishobora gufasha mu kugabanya uburibwe, icyo twita inflammation mu mubiri, no kwirinda uturemangingo kwangizwa n'ibintu byinshi cyane. Ibi ntibisobanura ko iki gitunguru ari umuti w'indwara runaka, ahubwo bisobanura ko kuba igice cy'imirire iboneye
bishobora kugira uruhare mu buzima bwiza. Anthocyanins ni ibara ritukura ry'iki gitunguru, ntiriba umutako gusa, rituruka ku binyabutabire byitwa anthocyanins biboneka mu mbuto nka blueberries, aricyo twita inkeri mu kinyarwanda, blackberries n'imizabibu y'umukara. Abahanga bavuga ko ari ibinyabutabire bifasha mu kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika ndetse bikagira n'uruhare mu buzima rusange. Uburyo bwiza bwo gukoresha igitunguru, hari abantu benshi bateka igitunguru igihe kirekire cyane cyane kugeza gihindutse umukara. Abahanga bagaragaza ko ubushyuhe bukabije igihe kirekire bushobora kugabanya zimwe muri vitamine n'ibinyabutabire byose kwangirika. Niyo mpamvu abantu benshi cyane basabwa kukirya ari kibisi muri salade, igihe bishoboka kugishyira mu biryo bitetse mu minota ya nyuma, kucyotsa gake aho kugitwika cyangwa kugishiririza, kugikoresha mu mboga zivanze n'ibindi n'imbuto cyangwa se imboga. Hari abandi se bagerageza nko kwibaza ati se kunywa umutobe w'igitunguru ni byiza? Ariko mu buvuzi gakondo hari abakoresha umutobe w'igitunguru, nubwo hari ubushakashatsi bugaragaza ko igitunguru kirimo ibinyabutabire bifite umubiri n'akamaro, nta gihamya ihagije yemeza ko kunywa umutobe w'igitunguru ari bwo buryo bwiza kurusha kukirya mu gihe cy'imirire isanzwe. Ikindi kandi ni uko kunywa umutobe mwinshi bishobora gutera bamwe ikibazo cyo kuribwa igifu cyangwa gutwikwa mu gifu. Ahangaha ni ukuvuga ko mu gihe iki gitunguru unyweye umutobe wacyo mwinshi cyane ushobora kugutwika igifu, kikaba mu ngaruka yo kugikoresha nabi. Ese kukirya ari kibisi byo ni byiza kurusha kugiteka? Nabyo wabyibaza. Abahanga benshi bavuga ko igitunguru kibisi gikomeza gishobora kubika byinshi mu binyabutabire byacyo, ariko no kugiteka buhoro bifite akamaro, cyane cyane ku bantu badashobora kukirya ari kibisi kubera impumuro yacyo cyangwa se uburyohe bwacyo. Gusa icy'ingenzi ni ukugikoresha kenshi mu mafunguro atandukanye. Tugarutse nanone kandi uko abakurambere bakoreshaga igitunguru mu muco nyarwanda no mu yindi myinshi yo muri Afurika, igitunguru cyakoreshwaga mu guteka no mu buvuzi gakondo. Hari naho bakoreshaga umutobe wacyo bakawuvanga n'ubuki cyangwa n'ibindi bimera kugira ngo bafashe abantu bafite inkorora cyangwa se ibicurane. Hari n'abagishyiraga mu biryo by'abarwayi kugira ngo bibafashe kongera ubushake bwo kurya. Ariko ni ngombwa kumenya ko iba ari imigenzo y'ubuvuzi gakondo kandi ntibihagije gusimbura inama cyangwa imiti itangwa n'abaganga. Ese ubundi n'abandi bakwiye kwitondera igitunguru? Nubwo ari ingirakamaro, si abantu bose bakwiriye kugikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abakwiye kugikoresha n'abafite igifu cyoroshye cyane, indwara ya acide cyangwa se icyo twakwita reflux allergy mu bitunguru, cyangwa se abafata imiti imwe n'imwe bagomba kugikoresha mu buryo cyangwa mu rugero, cyangwa bakagisha inama muganga niba bafite impungenge. Iki gitunguru cy'umutuku ni kimwe mu bihingwa bifite intungamubiri nyinshi cyane kandi gifasha kuba igice cy'imirire iboneye. Ubushakashatsi bwinshi bwa siyansi bwerekana ko kirimo antioxidant cyangwa se icyo twakwita quercetin na anthocyanins bifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri kugira gushyigikira ubuzima rusange. Ariko ni ngombwa kwibuka ko igitunguru bwacyo atari umuti usimbura ubuvuzi. Gikora neza uburyo buhujwe n'imirire myinshi, imyitozo ngororamubiri, isuku n'ubujyanama bw'abaganga igihe umuntu arwaye. Mu gice gikurikira turarebera hamwe iby'ubushakashatsi bwerekana ku byerekeranye n'indwara iki gitunguru gishobora kuba cyavura. Hari indwara 10 rero igitunguru cy'umutuku gishobora gufasha mu kuvura cyangwa se mu kurwanya. Izo ndwara rero ni izi ngizi zikurikira. Iki gitunguru cy'umutuku ni kimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane n'ibinyabutabire karemano bifasha umubiri mu gukora neza, nubwo atari umuti usimbura imiti ya muganga. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo gikoreshejwe buri gihe nk'igice cy'imirire myiza gishobora gufasha umubiri mu kwirinda cyangwa mu kugabanya ibyago by'indwara zimwe na zimwe. Indwara ya mbere hano bavuga ni umuvuduko ukabije w'amaraso. Uko gifasha umubiri, igitunguru cy'umutuku kirimo ibinyabutabire byinshi cyane byitwa quercetin. Gifasha imitsi y'amaraso kuruhuka no gukora neza. Iyi mitsi ikora neza, amaraso atembera neza,
bikagabanya ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Kirimo kandi potassium ifasha mu kugabanya ingaruka z'umunyu mwinshi mu mubiri. Icyo ubushakashatsi bwerekana, abantu bakunda kurya imboga nk'igitunguru bagira ibyago bike byo kurwara indwara z'umutima n'imitsi. Indwara ya kabiri iki gitunguru kivura ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Uko gifasha igitunguru kirimo ibinyabutabire bifasha umubiri gukoresha neza umusemburo ugabanya isukari mu maraso cyangwa icyo twakwita insulin. Ibi bishobora gufasha mu kugabanya izamuka rikabije ry'isukari nyuma yo kurya. Icyitonderwa, ntabwo bivuze ko umuntu wese ufite diyabete yahagarika imiti ye ngo yiringire igitunguru. Ku ndwara ya gatatu ni ibinure byinshi mu maraso. Uko bifasha, antioxidant ziri mu gitunguru zifasha mu kugabanya iyangirika ry'ibinure bibi mu maraso. Ibi bifasha umutima gukora neza. Twongere tubibutse ko ahangaha hari igihe kigera umubiri w'umuntu ugasa naho amaraso yiwe yabaye nk'igikoma. Ni ukuvuga ko aya maraso aba yarabaye nk'aho yibumbiye, adashobora gutembera neza. Igitunguru kiri mu bintu bishobora kugufasha mu kwivura. Ibicurane n'indwara z'ubuhumekero ni ku gice ku ndwara ya kane. Mu buvuzi gakondo abantu benshi bakoreshaga igitunguru gifatanyije n'ubuki igihe umuntu yari afite inkorora. Uko siyansi bivuga, igitunguru kirimo vitamine C n'ibindi binyabutabire bifasha ubwirinzi bw'umubiri gukora neza. Ibyo bishobora gufasha umubiri guhangana n'indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero. Ariko ntabwo kivura umusonga cyangwa izindi ndwara zikomeye z'ibihaha. Ku mwanya wa gatanu hari indwara ziterwa n'uburibwe mu mubiri. Hari indwara nyinshi cyane ziterwa n'uko umubiri ugira uburibwe budashira. Urugero, indwara y'imitsi n'ingingo, indwara zimwe zo mu mara. Uko gifasha rero ni quercetin ifasha mu kugabanya uburibwe mu mubiri. Ibyo bishobora gufasha abantu bamwe na bamwe kugira ubuzima bwiza kurushaho. Ku ndwara ya gatandatu ni ukuribwa mu nda. Igitunguru kirimo fibre ifasha igifu gukora neza, koroshya igogora, kugabanya ikibazo cyo kuribwa mu nda. Ku mwanya wa karindwi harimo kubura amaraso. Igitunguru kirimo ibinyabutabire byinshi cyane, ariko gifasha umubiri gukoresha neza ubutabire buboneka mu bindi biribwa. Niyo mpamvu gishobora gufasha umuntu urya ibindi biribwa bikungahaye ku butabire. Ku mwanya wa munani no kugabanya ibyago bya kanseri zimwe na zimwe. Iki ni kimwe mu bice ubushakashatsi bwakozweho cyane cyane. Igitunguru kirimo ibinyabutabire bya sulfure, quercetin, antioxidant. Ibi byose bifasha mu kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Hari ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi cyane barya imboga zo mu muryango w'ibitunguru n'amashu kenshi bashobora kugira ibyago bike byo kurwara kanseri zimwe na zimwe, ariko ntabwo bivuze ko igitunguru kivura kanseri. Ku mwanya wa 9 hari indwara zo mu nzira y'isukari y'inkari nako. Ubushakashatsi bwa laboratoire bwerekana ko ibinyabutabire bimwe biri mu bitunguru bishobora kugabanya imikurire ya bagiteri zimwe, ariko nta gihamya ihagije yerekana ko kurya igitunguru bivura indwara zo mu nkari. Gishobora gusa gufasha ubwirinzi bw'umubiri. Ku mwanya wa 10 ari nawo mwanya dusa naho dusorejeho, ni ukubera ko kirimo antioxidant nyinshi cyane. Igitunguru gifasha mu kurinda uturemangingo kwangirika. Uyu mubiri urinzwe neza ushobora gukora neza kandi ukumva ufite imbaraga, ariko kunanirwa bishobora guterwa n'indwara nyinshi cyane, bityo bikabije umuntu agomba kujya kwa muganga. Ibi kandi si ukuvuga ko iki gitunguru gishobora gutuma utananirwa mu mubiri, kuko ushobora kunanirwa mu mubiri bitewe n'izindi ndwara ufite. Ni gute rero wakoresha igitunguru kugira ngo ubyungukiremo? Abahanga mu mirire batanga izi nama zikurikira: kukirya ari kibisi muri salade, cyangwa se kukirya mu biryo bitetse mu minota ya nyuma, kugiteka igihe kirekire cyane, ndetse no kugihuza n'izindi mboga n'imbuto. Hari kukirya kenshi ariko mu rugero. Ibyo abakurambere bavugaga mu buvuzi gakondo bwo mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi cyane, igitunguru cyakoreshwaga mu kuvanga n'ubuki igihe kirekire mu gihe umuntu yakororaga, kigashyirwa mu biryo by'abarwayi, gufasha kongera ubushake bwo kurya ndetse no gufasha umuntu ufite ibicurane. Nubwo ibi byakoreshejwe kuva kera,
si ngombwa kubifata nk'ubuvuzi bwemejwe na siyansi. Iyo umuntu arwaye bikomeye agomba kujya kwa muganga. Umwanzuro twabahereza ahangaha ni uko igitunguru cy'umutuku ari kimwe mu mboga zifite intungamubiri nyinshi cyane, kirimo quercetin, antioxidant, potassium na vitamine C n'ibindi binyabutabire bifasha umubiri. Tubashimira ko mukomeza kudukurikira. Wanzure ko wakoze subscribe, ukore like hamwe na share. Twe dukomeza tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Sir, ikiganiro cyitwa channel yacu yitwa Sir Update News. Tubashimiye ko mukomeza kudukurikira. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.